se ko bagomba kuza kuwa gatanu ukaguje kuwa kabiri ubwo bigenze bite? Sheri wowe utinya kukambara ibintu nk'ibi. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro ugakunda urwenya na sinema nyarwanda, ntibyashoboka kuba utazi Miss Nyambo. Ni umukobwa wakuze akunda kotsa runongo, akaba umushumba w'inka, akaba umukinnyi w'ingeri zitandukanye. Ni umukobwa uvuka mu burasirazuba kuva i Kirehe kugera i Kigali mu Rwanda. Ni umwe mu beza muri sinema nyarwanda, akaba uhembwa agatubutse, wakenera kwifashishwa mu birori n'ibindi bikorwa bitandukanye hagamije gususurutsa abantu, kwamamaza ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye. Ndetse nari kubona kuri kumwe n'indaya mu buriri. Ese basutane yubashye ntabwo washobora kubaha uburiri turaramo. Ugatinyuka ukazana undi mukobwa mu buriri. Miss Nyambo uturuka mu karere ka Kirehe akaba abarizwa i Kigali mu Rwanda. Ese yageze yate? Akora iki? Ni muntu ki? Amazina ye nyakuri ni ayahe? Afite umuryango? Afite umukunzi? Ubuzima bwe ni ubuhe? Byinshi wibaza mu buzima, amateka na byinshi biranga Miss Nyambo tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka tubibutse gukanda subscribe, tubahaye ikaze. Bamwita Nyambo Jessica, ni umukobwa uvuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Umukobwa wabonye izuba tariki ya 18 z'ukwa kane 1999. Ni umukobwa wakuze akunda kotsa runonko, akaba umushumba w'inka, akaba umukinnyi w'ingeri zitandukanye. Ni umukobwa wavuze ko yize mu buryo bugoye, aho yakoraga amasaha agera ku 9 ajya ku ishuri ava mu karere ka Kirehe yerekeza i Rusizi. Ngo nyuma yo kugorwa bikomeye n'urugendo rusaga amasaha 9 yakoraga ava i Kayonza yerekeza ku ishuri mu karere ka Rusizi, ngo yaje guhindura ajya ku kigo cya Kayonza Modern School. Ngo naho urugendo rutamworoheye nk'uko yabitekerezaga, dore ubwo yivugiye neza ko yarozwe bikomeye, aho yabaye ikirayi igihe kirekire. Umwaka wamugoye wo gusoza amashuri ngo byagenze bite? Mu magambo ye yaragize ati, naragowe bikomeye n'umwaka wa nyuma wo gusoza amashuri ubwo nahinduraga ikigo njya kwiga kuri Kayonza Modern School. Ubwanjye nemera neza ko uburozi bubaho kandi burakora. Abarozi bariho baranyangirije bikomeye ubwo nari mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Kayonza Modern School. N'abanzi twari duturanye batashakaga ko ndangiza amashuri bitewe n'ishyari rihambaye bangiriraga, bitewe nuko babonaga ko ndi umukobwa ufite ejo heza kandi hazaza. Yakomeje agira ati, ubwo najyaga imbere gusobanura abandi banyeshuri ku kibaho, nageraga imbere nkabikiragi, byasabaga ko mpita naha igitaraganya nkava i Kayonza mwerekeza iwacu Kirehe. Ngasanga mama ni umuntu mwiza kandi usenga, yaransengeraga ako kanya nkongera nkahitanyira. Ni ubuzima akomeza yemeza neza ko bwari bugoye ndetse ari nabwo buzima aciyemo bugoye, bityo yemera ko abagizi ba nabi ndetse n'uburozi bubaho. Miss Nyambo witwa Nyambo Jessica yatangiye urugendo rwa sinema te? Yabigenje ate? Yamenye ute ko afite iyo mpano? Reka nabyo tubirebeho. Ubwo twari mu mwaka wa 2021 tuvuye mu bihe bikomeye bya COVID-19, nibwo Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica bamwe bazi ku izina rya Aime yatangiye urugendo rwa sinema nyarwanda. Ngo bitangira bwari ubwo ari kumwe na Mutoni Asia nawe uzwi muri sinema nyarwanda, ubwo bari gutegura filime y'uyu mukinnyi ukomeye, nibwo yahaye akantu gato Miss Nyambo agakina neza, amuhishurira ko afite imana ikomeye ndetse amushishikariza gukomeza agashaka benshi bamufasha akazamura impano ndetse kishobora kumutunga. Miss Nyambo ngo ntibyamutunguye kuko ngo nawe yumvagamo imana ikomeye cyane yo gukina sinema nyarwanda. Ngo Mutoni Asia yahise amuhuza na Clapton Kibonke, atangira akina muri filime Umuturanyi ya Clapton Kibonke, maze agaragaza impano kuko atangira gushakwa bikomeye mu bandi bakinnyi bakomeye ba sinema nyarwanda, harimo nka Kilaman wanahise umusaba kuza agakina muri komedi zica kuri Big Mind Empire
kuri channel ya Killaman, ndetse n'izindi filime nyarwanda zikinwa n'abasitari bakomeye harimo umunyarwenya Dr Tsabi, Killaman, Mitsutsu ndetse n'abandi batandukanye. Nyuma yo kwigarura imitima y'abanyarwanda ndetse no kwamamara muri sinema nyarwanda, Miss Nyambo nawe yasohoye imiyoboro itandukanye harimo nk'umuyoboro wa YouTube, Instagram ndetse n'umuyoboro wa TikTok. Ni imiyoboro migari anyuzeho ibihangano bye ndetse no gusigasira abantu batari bake bamukurikirana mu kinabutumwa acisha kuri imiyoboro igiye itandukanye. Miss Nyambo uturuka mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ububarizwa i Kigali mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ngo yagowe na byinshi ubwo yageraga i Kigali, nko kwambuka umuhanda, ubwo yivugiye neza ko yagowe cyane no kwambuka umuhanda bitewe n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'umubare nyamwinshi w'abantu babuzuye imihanda ya Kigali, bitandukanye n'imihanda yo mu cyaro aho yabaga, ngo akenshi dore ko yakoreshaga imihanda y'ubutaka idacamo n'ibinyabiziga byinshi. Yaragize ati, nyigera i Kigali nagowe cyane no kwambuka imihanda bitewe n'ibinyabiziga byinshi bigenda byisukiranya imihanda, bimwe bizamuka ibindi bimanuka. Ati najyaga kwambuka imihanda bigasaba ko ntegereza uza akambuka nanjye nkambuka mukurikiye inyuma. Ngo ikindi kintu gikomeye cyaguye Miss Nyambo akimara kugera i Kigali ni amasaha yo kuryamiraho, ngo dore ko yaramenyeye kuryama isaha saa moya, ngo naho i Kigali akazajya aryama isaha saa saba z'umugoroba, ngo bitewe n'uko yaraturiye ahantu hegereye imihanda, ibinyabiziga bikirirwa bimusakuriza akabura ibitotsi, akabona ibitotsi ijoro rigiye gucya. Miss Nyambo yatangaje ko bimwe mu bintu akunda, imikino ikomeye cyane akunda ari football, handball ndetse ngo n'umukino wo kwiruka gusiganwa ku buryo bw'amaguru. Ese wari uzi ko Miss Nyambo mu mwaka umwe atangiye bya sinema nyarwanda yahise yegukana igikombe cyiswe The Best Artist of the Year? Ni igikombe yagitseho witwa Bahavu Jeannette nyiri Imanga series ndetse na Inkindi Aisha uzwi cyane muri comedy ndetse na sinema nyarwanda. Iki ni igikombe gitangwa buri mwaka gihabwa umwana w'umukobwa bashyize abandi muri sinema nyarwanda, cyegukanwe na Miss Nyambo wari umaze igihe gito kitarenze umwaka atangiye bya sinema nyarwanda, ndetse amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bake bakurikirana ibya komedi na sinema nyarwanda. Ese wamenye ko Miss Nyambo atanywa inzoga? Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje neza ko yakoze muri resitora yahembwaga amafaranga 30,000 ku kwezi, ubwo bingana n'igihumbi ku munsi, dore ku kwezi kugira iminsi 30. Ngo ni resitora bagamo ibyo kunywa by'ubwoko bwose, haba ibisembuye n'ibidasembuye. Gusa igitangaje nuko atajyanywa inzoga nk'abandi bakobwa tumenyereye bakora mu tubari. Ngayo nguko rero tugeze ku musozo w'icyegeranyo cyacu twabateguriye kujya dusobanukirwe tumenye amateka n'ubuzima bw'icyamamare, umukinnyikazi ndetse akaba n'umukomediye mu gihugu cy'u Rwanda ukomeje kwigarurira imitima y'abatari bake abakunda sinema na komedi mu Rwanda. Twongeye kubashimira mwabashije kubana natwe, reka tubibutse gukanda subscribe mukomeze kugubwa neza.